mwari muzi ko mu mbaraga z'ubupfumu mu byo dukorerwa harimo guhiga, harimo n'abatanga n'ibitambo. Umuntu agahigira nyabingi, agahigira abana, agahigira imyuka mibi, agahigira imizimu, agahiga ko azakunaniza, agahiga ko utazabyara, agahiga ko utazakira, agahiga ko utazasha, agahiga. Numva ngo mu bintu dukorerwa mu isi y'umwuka habamo n'imihigo, ugasanga hari umuhigo wahizwe ku buzima bwawe. Niyo mpamvu rero mu masengesho twigisha akwiye gusengwa hagomba kuzamo n'isengesho ryo guhiga, ariko uhigira Imana, ndahigira umuntu, uhigira Imana, kugira ngo niba hari n'umuhigo wahizwe kuri Satani, ugahigirwa Satani, uvuguruzwe n'umuhigo uhigiwe Imana. Twababwiye ko ibintu by'umwijima bivuguruzwa n'iby'umuntu, ibikozwe mu kinyoma bivuguruzwa n'ibikozwe mu kuri, ibikozwe mu manyanga bikavuguruzwa n'ibikozwe mu mucyo. Nuko byubatse. Twabasezeranije ko tuzakomeza urugendo rwo kubigisha ubwoko bw'amasengesho yo guhangana n'ibibazo bitandukanye, harimo n'ibibazo bya karande. Nyuma yo kubigisha isengesho ry'ibimenyetso n'imihango zera, ubu noneho tuje kubigisha ubundi bwoko nanone bw'isengesho. Tuje kubigisha isengesho ryitwa isengesho ryo guhiga. Ese mujya mumenya ko isengesho ryo guhiga rifite uruhare runini cyane mu kuba ryahindura ubuzima bw'umuntu, mu kuba ryakirukana akaga kari ku muntu, mu kuba ryahindura amateka n'imibereho y'ubuzima bw'umuntu. Ariko kandi mu masengesho akomera abaho n'iri sengesho ryo guhiga ribamo, kuko rigira kondisiyo, rigira amabwiriza arigenga. Ntabwo ari ugupfa kurisenga, kuko hari igihe urisenga ukaba wikozeho ukikura naho wari uri. Niyo mpamvu muri iyi nyigisho uyu munsi turagaruka ku isengesho ryo guhiga, ariko kandi tukanabigisha na kondisiyo cyangwa se amabwiriza agenga rino sengesho ryo guhiga. Ndagusaba gukurikira utuje kugira ngo ubashe gusobanukirwa iby'iri sengesho, kuko naryo rifite uruhare runini cyane mu kuba ryabasha kubohora ubuzima bwawe. Dufite ubuhamya butandukanye bw'abantu bagiye bakizwa n'iri sengesho. Muri Bibiliya barahari, ariko natwe dufite benshi twagiye duhura nabo, twagiye tubona iri sengesho rikora imirimo ikomeye cyane. Muranyemera rero tubane kugira ngo tubashe kwiga iby'iri sengesho. Umugoroba TV, ijoro rirakuze burenda gucya, iki ni igihe cyo gukanguka. Dukanguke. Amahoro y'Imana nabane namwe nshuti zacu tubana umunsi ku munsi mu biganiro bitandukanye by'ijambo ry'Imana hano kuri uyu muyoboro w'Umugoroba TV1 ndetse no ku Bimukira TV. Bahaye ikaze mwese aho muherereye mu bihugu bitandukanye, mu mpande enye z'isi, ku migabane itandukanye. Nimwiyumvemo ikaze. Ni inshuti yanyu umwigisha Alfred Misago, umwigisha kw'iyobokamana, umusesenguzi mu bitabo by'iyobokamana cyangwa se ku nkuru zivuga ku iyobokamana. Nishimiye kongera kubana namwe, mbashimira mwese umusanzu wanyu mukomeje kutugaragariza wo kubana natwe mu biganiro bitandukanye, ndetse mugakora subscribe, mugasangiza n'abandi ubutumwa bwiza. Nshuti yanjye, nta umusanzu ukomeye uduha iyo ufashe ikiganiro ucyumvise ukumva kirakunyuze, ukumva kiragufashije, ugakora kuri ka kantu kameze gatya, gahise gutya, kagafreshi, gasobanura sheya cyangwa se ikimenyetso cya sheya, ugahita ko ugakoraho. Iyo ugakozeho telefone cyangwa se mashini, icyo uri gukoresha cyose gihita kiguha urutonde rw'ibintu byakira mu gihe umuntu akoze sheya. Harimo WhatsApp, harimo Facebook, harimo Instagram, harimo Twitter, harimo email ndetse n'izindi mbuga zitandukanye. Icyo gihe rero iyo ukoze sheya ukabona WhatsApp, ugasharinga mugenzi wawe, ukamubwira uti umva ubu butumwa bwiza, ubu dufashije kandi ubu nakoze ikintu gikomeye muri gahunda turimo yo kwamamaza ubutumwa bwiza kugira ngo ubashe kugera kuri we. Rero babashije kubikora, Yesu Kristo naguhe umugisha mwinshi cyane. Kandi nawe niba utajya kubikora mu mpamvu z'uko wenda utabyitagaho, bikore icyo wishimiye ugisangize na bagenzi bawe. Ese ntimwareka ngasenga nkaza tukinjira muri iri sengesho naryo ritoroshye byo guhangana n'ibibazo bitandukanye tubana nabyo mu buzima bwa buri munsi. Ndibutse ko ni ugusengesha umwuka iteka mu buryo bwose bwo gusenga. Ndagushimiye Kristo, wongeye kuduha uyu mwanya ngo tugaragare kuri izi kamera, tuvuge ijambo ryawe, imitima y'abantu benshi bohoke, benshi bakwizere kandi bakwiringire.
fasha nk'umugaragu wawe unyambike imbaraga ushyigikire, simvuge ku bwanjye ahubwo mvuge ku bwawe, umwuka wawe wera aba ari wo kuganza no gutegeka muri byose, mu izina rya Kristo Yesu, amen. Ndasoma ibyanditswe bibiri. Icyanditswe cya mbere ndagisoma mu gitabo cya mbere cya Samweli, igice cya mbere umurongo w'10 n'uwa 11. haragira hati, ariko Hana yasenganaga Uwiteka agahinda arira cyane, ahiga umuhiga aravuga ati, Nyagasani Nyiringabo, nurema umubabaro w'umuja wawe ukanyibuka, ntunyibagirwe, ukampa umwana w'umuhungu, nzamutura Uwiteka buwe iminsi yose yo kubaho kwe, kandi icyuma cyogosha ntikizamugera ku mutwe. Noneho tujye mu Abaefeso 6:18, ijambo nkunda kugarukaho cyane. Abaefeso 6 umurongo w'18. Abaefeso 6:18 haragira hati, musengeshe umwuka iteka mu buryo bwose bwo gusenga no kwinginga, kandi ubw'ibyo mugumye rwose kuba maso musabira abera bose. Imana ishimwe cyane. Turi muri rwa rugendo rwo kwiga uburyo bwo gusenga, ariko tugamije guhashya no kwirukana ibibazo bitandukanye, ariko dukoresheje icyo bita gusengesha umwuka iteka. Gusengesha umwuka iteka. Nyuma yo kwiga isengesho ry'ibimenyetso n'imihango byera, noneho tugiye kwiga isengesho ryo guhiga. Iri sengesho ryo guhiga rikora rite, riteye rite, umuntu arisenga ryari, biba byagenze biti? Akenshi iri sengesho ryo guhiga rikoreshwa ahantu ibintu bikomeye, gisa n'ibyananiranye, gisa n'ibyagoranye, cyangwa se mu gihe umuntu yinjiye mu rugamba rukaze akeneye intsinzi, yifuza kubona intsinzi muri urwo rugamba. Mbibutse ko iri sengesho riremewe mu mateka, riremewe ya Bibiliya, mu mateka y'ijambo ry'Imana riremewe. Tugiye kugenda tubibona mu mwanya utari mutoya. Twafashe gahunda y'uko turajya dukora ibiganiro bigufi bitabarambira, ahubwo isomo ryaba ritarangiye tukazarigarukaho ikindi gihe nanone tukongera tukarivugaho, ntacyo bitwaye. Ibyo bituruka mu byifuzo byanyu. Hari abandika bati, mujye muduha ibiganiro bigufi tubasha kumva tukabisoza. Natwe nicyo turajya dukora, ni iminota 30 hafi aho ngaho, iminota itari myinshi itari buze kubarambira. Isengesho rero ryo guhiga, iri sengesho nubwo abantu benshi batarimenya, abandi bakarikoresha nabi, ariko riri mu masengesho akomeye ahesha umuntu kubona ubutabazi bwihuse. Wari uzi ko isengesho ryo guhiga riri mu masengesho akomeye ahesha umuntu kubona ubutabazi bwihuse? Impamvu iri sengesho ryo guhiga rikenerwa mu gusengera imbaraga za karande, nk'uko ari wo murongo turiho muri iyi minsi w'inyigisho zivuga kuri karande, nuko mu mbaraga z'ubupfumu mu byo dukorerwa habamo no guhiga. Mwari muzi ko mu mbaraga z'ubupfumu mu byo dukorerwa harimo guhiga, harimo n'abatanga n'ibitambo. Umuntu agahigira nyabingi, agahigira shitani, agahigira imyuka mibi, agahigira imizimu, agahiga ko azakunaniza, agahiga kutazabyara, agahiga kutazakira, agahiga ko utazasha, agahiga muvango mu bintu dukorerwa mu isi y'umwuka habamo n'imihigo. Ugasanga hari umuhigo wahizwe ku buzima bwawe. Niyo mpamvu rero mu masengesho twigisha akwiye gusengwa hagomba kuzamo n'isengesho ryo guhiga, ariko uhigira Imana. Uhigira Imana, udahigira umuntu, uhigira Imana, kugira ngo niba hari n'umuhigo wahizwe kuri Satani, ugahigirwa Satani, uvuguruzwe n'umuhigo uhigiwe Imana. Twababwiye ko ibintu by'umwijima bivuguruzwa n'iby'umucyo, ibikozwe mu kinyoma bivuguruzwa n'ibikozwe mu kuri, ibikozwe mu manyanga bikavuguruzwa n'ibikozwe mu mucyo. Nuko byubatse. Ni iki gituma iri sengesho ari ngombwa? Nari mbabwiye ngo nuko bishoboka cyane ko hari n'igihe nawe uhigwaho ibintu bitari byiza, ugakora iri sengesho kugira ngo rivuguruze bya bindi wahizweho. Mu biganiro bitandukanye twagiye tuganiraho, nk'abantu bumvise ikiganiro kivuga ngo ni iki kihishe inyuma y'imfu zigaragara mu kwezi kwa12, ukwezi kwa mbere, amezi nk'ayasoza umwaka n'atangira umwaka. Twababwiye ko bifitanye isano n'imihigo ihigwa muri ayo mezi. Ukwezi kwa mbere ni ukwezi ko guhiga, n'ubu iki kiganiro gikoze mu kwezi kwa mbere, ni ukwezi ko guhiga.
abahiga ibyiza barabihize barimo barabihiga, n'abahiga ibibi nabo bari kubihiga. Abahiga abo bazangiza barahize barimo barahiga, abahiga abo bazaroga barimo barahiga, abahiga abo bazica barimo barahiga, abahiga aho baziba bari guhiga, ariko n'abahiga ibyiza nabo bari guhiga ibyiza. Nuko ari amezi yo guhiga, mu mpera z'umwaka akaba amezi yo guhigura, kuko rero bishoboka cyane ko hari umuhigo mubi wabahizweho. Niyo mpamvu ugomba guhiga umuhigo mwiza ukavuguruza wa wundi mubi wahizweho. Nihuse, iyo duhigira Imana tuvuguruza ibi byose, turayihigira ariko bikadusaba kwitonda. Mu buhamya mfite, hari umuvandimwe umwe mu minsi ishize, mu gihe gishize gatoya, wampaye icyifuzo cyo kumusengera. Naramusengeye, yari afite uburwayi, turasenga, dukoresha uburyo bwose bwo gusenga no kwinginga. Kera kawe hashize nk'amezi 2 tukiri muri urwo rugendo rwo gusenga, ubwo umwuka w'Imana yampishuriye arambwira ngo noneho aho bigeze nimusenga isengesho ryo guhiga. Ndababwira nti rero ubu noneho tugiye gusenga isengesho ryo guhiga, kuko niryo numva umwuka mpishuriye. Dusenga isengesho ryo guhiga, musaba guhiga arahiga, umutware we arahiga, bose barahiga. Bakimara guhiga bahize, nibwo indwara yise kwikira. Bakimara guhiga indwara yarakize, biciye muri uwo muhigo. Isengesho ryo guhiga rigira imbaraga cyane. Reka mbigishe rero amabwiriza yo guhiga, naho guhiga byo mumaze kumva ko ari ngombwa. Wenda babikora gutabizi, Mana nungirira gutya nzagira gutya, Mana nunkiza nzagira gutya, numva akazi nzabigenza gutya, nunkiriza umurwayi nzabigenza gutya. Babihigaga wenda utabizi, ariko ntureka nkwereke amabwiriza agenga guhiga. Ubwo umaze kumenya neza ko isengesho ryo guhiga naryo rikenerwa mu gihe cyo gusenga umuntu abohoka cyangwa hari ibyo yifuza ku Mana. Amabwiriza agenga guhiga: uhiga akwiriye kwirinda umuhigo urimo kwitega imitego uzamugora mu gihe cyo guhigura. Uhiga akwiye kwirinda umuhigo urimo imitego uzamugora mu gihe cyo guhigura. Bivuze ngo nuguhigira Imana ikintu uzi neza ko uzabona. Icyo ni kimwe. Higira Imana ikintu uzi ko uzabona mu buryo butakugoye. Iyo dusomye igitabo cy'Abacamanza igice k'11 umurongo wa 33-31, tuhabona umugabo umwe witwa Yefuta witeze umutego mu guhiga. Ahiga ko nava ku rugamba atsinze anesheje, ikizasohoka mu rugo rwe rwa mbere aricyo azaha Uwiteka. Mu by'ukuri ntiyarazi ikizasohoka, ariko yiteze umutego, kuko hasohoka umugore, hasohoka umwana nk'uko byanagenze. Hasohotse umwana umwe w'umukobwa yagiraga, arababara aravuga uti oke, nta kundi namuhigiye Imana, nta kindi iri bukore. Umwana nawe ariyakira, kuko yarazi amabwiriza agenga guhiga ko nta muntu ugomba guhindura icyo yahigiye Uwiteka. Asaba se ko yamuha nk'iminsi yo kujya kurira ubukumi bw'akazi akamuhigura. Yaramuhiguye, ariko yiteze umutego mu gihe yahigaga. Higa ntiwitege umutego, uhiga ibintu uzi neza ko uzabona mu gihe uzaba wabonye icyo Uwiteka wamusabye. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, uhiga akwiriye kwirinda gutinda guhigura mu gihe iby'Imana yasabye Imana yabimuhaye. Uhiga akwiriye kwihutira guhigura uhereye igihe Imana yakoreye ibyo yayisabye. Iyo dusomye Gutegeka kwa 2:23 umurongo wa 22 na 24, tugasoma igitabo cy'Umubwiriza 5:3 na 4, haravuga ngo nuhigira Uwiteka umuhigo ntugatinde kuwuhigura, kugira Uwiteka atazakubaraho igicumuro. Kuko guhiga umuhigo ntuhigure biruta no kutawuhiga. Uhiga asabwa mu gihe cyose Imana ikoze bya bindi kwihutira guhigura mu gihe Imana yakoze ibyo yari yayisabye. Icyo ni icya kabiri. Icya gatatu, uwahize umuhigo ntabwo akwiriye guhindura umwimerere, ntabwo akwiriye guhindura umwimerere w'icyo yabwiye Imana azakora. Aka kantu kumvikane. Mu Zaburi ya 15 umurongo wa 4 havuga ko umuntu uzazamuka umusozi wera w'Imana icyo arahiriye niyo cyamubabaza ntabwo yivuguruza. Niba Yefuta atarabashije kwivuguruza ngo ahindure icyo yari yiyemeje, wowe uhindura icyo wiyemeje gute?
niba ari ibifatika bihigure nk'uko wabihize. Uhigiye Imana kuzatanga 1/2 cy'umushahara uhembwa, ukagitanga mu rusengero, ukagiha abakene se, ukagira gute bitewe naho wavuze uzakiverisa. Nubona akazi kuzahetanga 1/2 cy'umushahara. Ubonye akazi ka menshi waragiraga ngo uzabona ka make, kuko ubonye ka menshi uhinduye umuhigo wahize, kuko ubonye ni menshi ukoze ikosa bizakugaruka biguhagame. Iyo ari umuhigo w'ibifatika ushingiye ku bintu bifatika, ugomba kubihigura nk'uko wabihize utagabanyijeho na gatoya. Tugomba guhindura umwimerere w'icyo wahigiye Imana. Niba ari umuhigo ushingiye ku gikorwa runaka cyo kwizera, kuzashima upfukamye, kuzatera haleluya runaka, bikore. Njya mbona mu rusengero rimwe na rimwe abantu bacumurira ku bandi. Umuntu yahigiye Imana ko nimugirira igikorwa runaka azashima Imana apfukamye, yakipfukamira ukabona abantu babigizeho ikibazo. Yavuze ko Imana nimukorera igikorwa runaka azatera haleluya 3, yazitera abantu bakagira ikibazo. Umuntu akwiriye guhigura umuhigo mu mwimerere w'icyo yabwiye Imana mu gihe yahigaga. Abantu bakunda gukora amakosa yo guhindura umwimerere w'icyo bari barahize. Ntabwo ukwiriye guhindura umwimerere w'umuhigo wahigiye Imana mu gihe Imana yo yakoze icyo wari wayisabye. Nawe ugomba guhigurira Imana icyo wayibwiye nk'uko wakivuze. Imana idufashe, kuko Satani yongorera abantu cyane, akunda kubongorera amajwi, hoya si ngombwa, Imana uko wayiha ibintu byose, uko ntigaya, akabasura akabereka ko ibyo bayemereye ari byinshi bagomba kubigabanya, akabereka ko babikoze babigabanyije nta cyaha kirimo, nta gihombo kirimo, bagahitamo gukora bikeya munsi y'ibyo bemereye Imana. Ariko buryo ubukozi ikosa rikomeye rishobora kugusubiza mu kaga gasa n'ako wari urimo mu gihe Imana yagukizaga. Imana idufashe. Bibiliya iduha ubuhamya bw'abantu bagiye bahigura ibintu nk'uko babihize. Uyu mudamu yitwa Hana, yagize igihe kinini adafite umwana. Ubwo yasengaga ahindura isengesho, aravuga ngo aho bigeze ngiye guhiga. Yabanje kujya asenga adahiga, aravuga utaho bigeze none ndahindura isengesho, nsenga ubwoko bw'isengesho ryitwa guhiga. Asenga isengesho ryitwa guhiga, aravuga ngo numva umwana nzamuguha ajya gukorera, azaba mu nzu yawe. Niko byagenze. Nimusoma igitabo cya mbere cya Samweli mu gice cya 2 uhereye ku murongo wa 1, muzabona ajya guhigurira Imana icyo yahigiye. Yajyanye umwana mu rusengero. Kuva icyo gihe Samweli yagumye mu nzu y'Uwiteka akorera Imana ubuzima bwe bwose. Ntiyavuze ngo reka nkagumisha iwanjye tujye tubana akamvomera amazi, hoya. Ntabwo yagombaga guhindura umwimerere w'icyo yahize. Yefuta niko byagenze. Ntabwo yigeze ahindura umwimerere, yavuze ngo ubwo nahize umwana akaba ari woza ngomba kumutanga. Musoma mu gitabo cy'Itangiriro igice cya 28 umurongo wa 18. Uyu mugabo yitwa Yakobo yahize umuhigo, aravuga ngo nintabaruka nkava ku rugamba, aravuga ngo nzatanga 1/10 cy'ibyo Uwiteka azamba kandi nzanamwubakira. Yarabikoze, yarabihiguye. Ni mwiga gusenga y'uburyo bwose, mu masengesho mwiga gusenga y'uburyo bwose hazemo n'isengesho ryo guhiga. Ariko mu gihe uhiga, uhigira Imana ibyo uzabasha gusohoza. Kuko mu Bacamanza 6:14 Imana yabwiye Gideyoni, iramubwira ngo rega Gideyoni, genda uko imbaraga zo zingana. Nimuniga kugenda uko imbaraga zanyu zingana mu gihe mukorera Imana, mwivuga ibyo mutazabona. Mu nyigisho twabahaye mu kiganiro cyitwa amahano abera muri za fundraising, twababwiye uburyo abantu bahiga mu mafundraising y'ubwitange, bagahiga ibyo batagira. Mu nama z'ubukwe bagahiga ibintu badafite, mu nsengero mu kubaka bagahiga ibintu badafite. Ugasanga imitima irabarya kubw'ideni n'umwenda bafite, ku mpamvu z'uko bahize ibintu birenze ubushobozi bwabo badafite. Ni ikosa rikomeye. Nta muntu Imana yaka ibyo itamuhaye. Imana ntigondoza. Imana izi ubushobozi bwawe n'amikoro yawe. Iyo Imana igukeneramo umusaruro, igukeneramo umusaruro ungana n'ibyo ufite n'ibyo yaguhaye. Ntabwo Imana iyobewe ibyo utunze.
genda uko imbaraga zawe zingana no mu gihe uhiga, uhigira Imana icyo uzabona. Niba ari itungo, higa itungo kuko utunze. Urahiga itungo udatunze, uzarikurahe? Kereka niba uzi ko uzabona amafaranga yo kurigura. Niba ari imyaka, ubwo uri umuhinzi nyine, ubwo uzayitanga iyo myaka. Niba ari amafaranga, uzatanga amafaranga. Niba ari ugufasha abantu, ubwo uzafasha abantu. Niba ari ukubakira umuntu, uzamwubakira. Mbonereho umwanya wo kwibutsa mwese mwahize imihigo ntimuyihigure nyuma y'uko Imana yakoze ibyo mwari mwayisabye. Mufitanye urubanza n'Imana. Ndabinginga kubw'imbabazi z'Imana, wowe uzi ko wahize umuhigo, Imana igakora ibyo wari wayisabye, ntuhigure. Ndagusabye ihutire kujya guhigura. Niba ari mu rusengero ugenda uhahigurire, niba ari ku muntu, kuko umuhigo ushobora kuhigira ku muntu ukavuga ngo Mana nungirira gutya na gutya, runaka nzamufasha muri ubu buryo, runaka nzamuha iki, runaka nzamukorera iki n'iki. Uwo muhigo nawe uremewe. Bibaho. Ushobora kuganisha aho ushaka. Reka rero ngira inama n'abantu biteze umutego mu gihe bahigaga, ariko umuhigo ukaba ugezemo hagati batarahigura, cyangwa se n'ibyo basabye bitaraba. Niba uzi ko icyo wahize kirenze imbaraga zawe, ukaba wariteze umutego, kora icyo bita kujurira. Nabyo biremewe. Senga isengesho ryo kujurira imbere y'Imana, ujurire. Ubwira Imana ngo Mana, nahize umuhigo bincitse, mpiga umuhigo mpubutse kubera ibihe nari ndimo n'umubabaro. Ndagusabye umbabarire kuko nahubutse. Noneho uvuguruze mu isengesho kwa guhubuka wagize, noneho uhige neza bigendanye n'ubushobozi bwawe. Ubwo ni ku muntu wahize bikaba bitarasohora, akaba avuga uti se ko bisohoye n'ubundi nahura n'ingorane z'uko niteze umutego, ndabigenza nde? Senga isengesho ry'ubujurire, ntacyo bitwaye, riremewe. Uvuguruze rya jambo wavuze, urisimbuza irindi rijyanye n'amikoro yawe n'ubushobozi bwawe. Hari uko tutabagira. Imana nibampera umugisha. Iri ni isengesho ryo guhiga, rimwe mu masengesho asenga umuntu abohoka, kuko bishoboka cyane ko mu byo twakorerwa harimo n'imihigo tuba twahizweho mibi, n'abagome, n'abana b'abantu, n'abatatwifuriza ibyiza, n'abanzi. Ariko iyo duhigiye Uwiteka, tuvuguruza bya bindi by'ubukonikoni n'ubupfumu byahizwe ku buzima bwacu. Yesu nabampera umugisha. Ibyo mwaba mudasobanukiye ku kintu kigendanye no guhiga no guhigura, mwandike muri komenti, tuzabafasha, duhari ku bwanyu. Mwanyemerera nkabasengera Imana, tugasubikira iki kiganiro hano, tukazakomeza mu bindi biganiro bizakurikiraho. Ndagushimiye Uhoraho Data twese uri mu ijuru, habwa icyubahiro kuko ari wowe ukomeza kudushyigikira no kudufasha. Sengeye umuntu wese wafashe umwanya wo kumva iki kiganiro, ateze amatwi asobanukirwa neza ikigendanye no guhiga, n'umuha umugisha. Kandi wari wariteze umutego nawe uhereye none, Mwami umubabarire. Kandi n'utari warahiguye yarahize, umubabarire, umutere ishyaka n'umwete byo guhigura, mu izina rya Kristo Yesu, amen. Amahoro y'Imana bane namwe. Umwami Yesu abishimire.